ubundi inanga rwose karibu mama karibu 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 rwose wicare rwose wumve wisanzuye sibyo yego yego ya Nah rero tuzi. None se mama. Amakuru yo mu cyaro. Yewe, amakuru ni meza. Meza imvura kuba twatangiye no guhinga. Ega nta kibazo. Barishimye. Amenye ko Nyensi se uko Venanti yashatse umugabo. Ageze. Uko Venanti. Wa undi wari ukuze mukuntu. Yaranabyara. Imana rwose Imana ikora imirimo yawe pe. Nta mukobwa yarakuze. Yewe. Ariko si ubwo ntabwo byari amezi 3 ashize igihe. Reka tuve ku byanyese ataza no kunyibagiza kwakira. Twakiriza iki se mama? Niba harakerera bari kunyihera. Naho ibyanyensi byo tubireke. Ariko gusa nyina ajya kumuhera. Yarambwiye naramarije twarajyanye. Waramuherekeje. Byagenze neza. Cyane. Nashimye rwose. Naho ubundi byango ni yarakuze. Uzi kubangana kuriya akabona umugabo. Noneho byagerekaho no kuba yari afite imyaka nk'iyo ngiyo yagera mu rugo agahita abyara. Nacyo ubwacyo ni igitangaza. Reka mwakire. Umwana wa nukuri waragerageje. Ntacyo twakoze nukuri. Imana yaguhaye umugisha. Nizere ko mwabisengeye. Byashana ko yabisengeye. Urakoze mwana. None se mwana nanubu koko ntacyo muribwira. Imyaka 3 yose irashize di. Kubijyanye n'iki se mama? Abana bo mwabaye muti. Umukobwa wanje ibishyimbo umuhahira ntago biramuyoboka. Ko mama. Ibyo urumva ari ngiye kwiye kubibazwa. Nese umukobwa ni mugiye kumarana iminsi hano wazamwicaza ukayimubaza ariko abamandwa zadatana mama. We ntacyo navugana nawe. Reka ariko mwana uzi kujye kusasuzuza bakazana. Reka ntago bibaho. Mama buno ndeganije koko. Ubwo urumva ibibazo bikwiye kumubazwa ari ngiye ukwiye kubibonera igisubizo. Ndumva mukazana wabaje ngo mwakomeza mukaganira kanjye kwitegura nanjye njye mu kazi. Ngo muravugana nacyo.
Ahubwo amakuru ki? Amakuru ni meza turashima Imana. We Joli cyangwa ndibeshye? Umbwiwe n'iki ko mbona ari ubwa mbere nkubonye? Ubwo se bwira ko mbona ukinanutse none nta kiracamo? Ndacyategereje. Koko imyaka ikarenga 2 ntacyo uribwira. Gusa ngo ntazakwirukana ndi nkawe rero ntacyo nduva narwikuramo pego. Ko narinje hano gushaka ibitenge n'umutaka hano murabicuruza. Imitaka se ko bayitwikira abana cyarabye ntaratuga ngo tuze kuguhera. Ariko soso ko twumve mukiriya mwiyosiye muraziranye. Niba munaziranye cyakoze cyo n'umukondo. Pega ibikwasi. Murame rw'abantu bagana kucya kweri. Uko ugimenye ikinyabupfura umenye n'igihe ijambo rivugirwa. Oya ntacyo wambwira. Kimenye ikinyabupfura. Bakira abakiriya neza. Shira kawe gakunze. Niko muko. Wakwize gusubiza neza abakiriya. Ubonye aho wahereye mugenzi wanjye nakomeje gutegereza ko nibura wakwigaya ngo umurekera aho ndaheba. Nikose uranzinuye cyo kora. Uranzinuye. Iri duka narizagamo buri munsi nanarikundaga yewe ni bruise nayo nayikunze ariko nzinuye kongera kwerekeza inzira muri mutubabarire mabusha nukuri mutubabarire urundi ibintu ukoze tugende ndakwereka irindi duka ushobora kujyamo babigusa Joli ikigaragara cy'uyu mugore arananiye ko mu bigaragara amaze kubikirara isaha igeze umugore ufite umugabo mu rugo atarataha ubu si uyu ni umugore cyangwa ni igishegabo Joli uvuye hehe? Sheri, uvuye muri shop nta handi nyuze ku. Shop ya hehe ifunguye iki gihe? Ku kazi ka ryari? Nanyuze muri shop nta handi nanyuze kuva nava ku kazi. Joli reka ngubwire. Kurugutura amatwi yawe unyumve. Urimo uranyumva neza? Subira iyo uvuye ujye kuraza umuntu wari wasuye. Wona suye? Sheri nta handi nanyuze kuva nava ku kazi mvuye muri shop. Ndangije mitagaruka hano muri Joli kurugutura amatwi genda ugende murarane iri joro niryejo muzararane niryejo boni muzararane nushaka amajoro yose ugende muzabane wenda uzamubyarira cyane cyane ko nyewe wanze kumbyarira uri muranyumva neza cyangwa mbivuge mu rundi rurimi Joli mbare rimwe kabiri gatatu ndakikubona mu maso yanjye Shiri nta handi nanyuze Scopet Jeff urakubise gakubitwe n'inkuba we kubyaza ubusa kwanze kubyara umwana Imana igubabarire je reka nkubwire naganje kubise ahubwo ni Yesu kubise umva mbese ubu sunkubise ko natinze kuza ku kazi cyangwa ko nazi kubyarana nawe uritwaza Yesu ariko Yesu nawe yaragowe ibi urajya mugira gukora amafuti murindagira mu busa gurangiza witwaza Yesu ndagukuramwe amaso sigushaka kukubona akusundi je reka nkubaze ubu ugomba uhora uncira kuki utatekereza ko ariwe bwaturukaho uvuze ngo iki Joli uvuze ngo iki ndashaka kumbwira uvuze ngo iki ninde muntu wakubwiye ko mu muryango wacu habe ngomba ninde wabikubwiye uzagenda ubaze numara kubaza uperereze numara guperereza wumve mu muryango w'iwacu
kuva ku wa mbere kugera ku wa nyuma nta nkumba yigeze ibonekamo. Urimo uranyumva neza? Uzaperereze, uzabaze bashiki banjye bagiye barongorwa bavuye mu rugo. Uwasokaga mu rugo iwacu agiye gushaka yavaga mu rugo inda yitwaye mu ntoki, yageraga mu rugo rwe ku mugabo ashatse nyuma y'amezi ayo 3 akaba arabyaye. Ehehe, ahubwo wenda unshinja uburemba. Ubundi se kuki utari nacyo? Jori, tutaza gupfubusa njye nawe. Uri kunyumva neza? Njye tutaza gupfubusa nawe. Genda mva imbere vuba. Va mu maso. Akusuzanya nirwa mahoterwa ningera ku kazi ncunda gusa. Yerakubwiye ngo va mu maso. Sishaka kujya kubona amaso yanjye. ariko uziko turi ibigoryi tuzi ubwenge bwacu buke. Ngasizi ngira ngo ukore iki? Ndaguye inkuru. Jeff uramuzi? Jeff oya ntago muzi. Jeff ni uwahe? Ni umugabo mwiza usa neza w'inzobe muremure ufite amafaranga baby. Hanyuma sha ariko yabuze ubyara. Yo rero bashije koromo ntabwo mu kuko ari ifite. Afite gari. Umva iwe ni byose. Iyo game wayishobora ndabizi. Ariko sundi kuki umva koncuka kuki utanje kwicira se ubundi. Ariko mbwira gahunda zirya. Wowe mbwira twahurira nuko namubona ibindi nzabyimenyera. Bakonuka umwana shangewe nuko nzi turaziranya aho tugeze guhurira ariko kuri biroroshye cyane akunda kujya muri sport kuri stade rero uzamucunge muri weekend yagiyeyo nawe ugiye nyine sa neza siko gora ibere mugisha ahubwo do undebere twadute naho ubwo tumva tumwe turi sexy uzi dukora akazi uragura di umweshe mu twagira sport imaje tuzahora ni mugora nkubwire kuntu bizaba byagenze ahubwo. Niki gituma unyihorera nkaba nawe mbaye igicibwa umutima wanjye urihebye cyane dore noneho mpindutse intambwe umva gusenga nsengera imbere yawe ndasaba guhirwa mu maso yawe mpindukira ungire impuhwe nami aguhirwa nk'abandi bagore maguhirwa nk'abandi babyeyi maguhirwa mwitendane magutwita mbyare umwana maguhirwa meke nanjye maguhirwa nonse umwana maguhirwa ndi imbere yawe ariko abakazana baragwira koko
ubu se tuvuga ko atamenye ko naje ntabone kuza kunsuhuza njije gusa nkaho kaje ngo kansange nkajyane kwa muganga nkavuze ahubwo karimo karirimbesha indirimbo z'amaganya ariko reka nze nanjye mwereka aho mbera akaga ndamwirukanisha paka kuko yaje kunshira umuryango. Sheri wanyiguriye. Sheri wanyiguriye. Ariko aho wahereye underanje wamba bari kureka ngisinzirira ubundi uranshaka hiki ntabwo nakubwiye ngo ujye kuraza uwo wari wasuye wagiye kuryamye wari wagiye waretse gukomeza underanje ukareka ngisinzirira urashaka hiki cyane Imana yo mwijuru ikaguhishurira ikiri mu mutima wanjye ukamenya ibyo uri mu nkorera mbabara ndakwinginze reka nziryame wagiye kuryama mu kindi cyumba se ukanika ngisinzirira urushira guhaye ntabwo rwaguhagije nise nk'urundi rumwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu Sheri mbabara ndakwinginze reka nze turyamane kuko ndi mu minsi y'uburumbuke ya uburumbuke urarumbutse mada nanjye ngo madamu mukobwa sugi urumbuke aho wari uryamye waje uhavanye uburumbuke ubugiye kurumbuka ngwino urumbuke di wagiye kurumbukira iyo wari uryamye se ubundi urumbuke imyaka 3 tumaranye ubu ngubu nibwo urumbutse waba wari warumbye nabi genda urumbuke se kuri ayo uhagaze ngaha habaye iki umugabo wanjye yamejeje inyuma y'urugi yego ko mwabasingamo ubuso naraguhora iki ntiyanakujyana inkwe koko ukiryamira ukanze mukomangira Jeff umwana wanjye ntiwafunga undi mwana wakwiruhukira wafunga undi mwana wakwiruhukira mwana wanjye ninde waguhinduye wabaye iki wafunga undi mwana wakiryamira Yesu we mwana wanjye yanga